nongeye kubasuhuza rero nk'ibisanzwe akaba ari Mr Ture kuri buri munota active. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel rwose uri gukora subscribe kuko uzajya ubona ibintu byinshi cyane by'ingenzi kuri iyi YouTube channel. YouTube channel rero tuguha ubumenyi bugiye butandukanye ku bijyanye n'uburyo washaka akazi cyangwa se kwiremera nawe akazi. Niba ukunda business, niba ukunda rwose kuba wavuga ururimi rw'Icyongereza, niba ukunda rwose kuba uvuga uti ndashaka umunsi umwe nanjye kuzagira akazi kazajya kama amafaranga nifuza mu buzima. Ngaye nguko rero ni kuri YouTube channel rwose inama itanga zagufasha cyane. Yes, umunsi rero nabatingiye tugiye kureba impamvu wakoze uko ushoboye, wize cyane umunsi ku wundi ushyiramo imbaraga nyinshi cyane, ariko nujya umenya ururimi rw'Icyongereza kandi nuzigera unarumenya nukomeza ayo makosa tugiye kukubwira. Ni amakosa rero ugomba kwirinda, amakosa atuma utamenya ururimi rw'Icyongereza. Ese izi mpamvu kubera icyo ukwiye kuba wazirinda nuko usanga akenshi umuntu afata umwanya we imbaraga ze nyinshi akazishora mu kuba yakiga umunsi ku wundi, agasoma amagambo mashya 10, 20 kugeza ku 1000, ariko ugasanga ururimi rw'Icyongereza rwiwe ntabwo uruhinduka. Ni mpamvu rero igisubizo cyaje, ndagira ngo wumve ibintu ukwiriye kuba wakirinda. Kwiga ariko nuvuge, iryo ni kosa rya mbere ukwiriye kwirinda. Kwiga ariko nuvuge, ugasanga memorizing, ufata amagambo menshi cyane ku munsi ariko ntuyakoreshe, ukabura aho uyakoresha. Wewe wibwiye yuko wize Icyongereza, wafashe amadictionnaire bitabura soma, uravuga uti ni ururimi rw'Icyongereza, ariko ugasanga nuvuga. Ibyo ntacyo bizigera bikumarira, ntuzigera umenya ururimi rw'Icyongereza. Niyo mpamvu hano twazanye igisubizo rwose. Ujye muri comment banapirinzemo link. Iyo link ni link ya WhatsApp rwose. Iyo link ifasha iki? Iyo link iguhuza n'abantu bavuga ururimi rw'Icyongereza. Ujya muri group y'abantu bavuga ururimi rw'Icyongereza ku buntu nta kiguzi. Uhuramo n'abantu benshi bagiye batandukanye bavuga ururimi rw'Icyongereza. Nawe rero ni hahandi wisanzura ukavuga, baganira ku ngingo zigiye zitandukanye. Rero nawe ushobora kubasangiza igitekerezo cyawe rwose kugira ngo wumve uri free, nawe utangire ugira amahirwe yo kuba wakora practice, kandi practice niyo ituma umenya ururimi rw'Icyongereza. Hano rero bakomeza batubwira bati niba wiga nuvuge nshuti yanjye, ahangaha umenye ko utazigera umenya ururimi rw'Icyongereza. Ahangaha rero ushobora kuba udafite amahirwe wenda y'umuntu mwakiganira, cyangwa se ahantu environment rwose usanga abantu muri kumwe badakunda kuba bavuga ururimi rw'Icyongereza cyangwa se batakizi. Ngaye nguko rero iriya link iragufasha cyane, aho uzajya ibyo wize uzajya ukoramo practice muri iriya group rwose ubifite uburenganzira. Yes, rero irindi kosa rya kabiri ni irihe? Ikosa rya kabiri rero ukwiriye kwirinda ni ugutekereza mu rurimi rwawe usanzwe uvuga. Yes, niba usanzwe uvuga Ikinyarwanda uri gushaka kuvuga Icyongereza, ugasanga ikintu cyose ugiye kubanza kugisemura mu Kinyarwanda kugira ubone ko ukivuga mu Cyongereza. Aho ngaho rero ngo ntabwo uzigera umenya ururimi rw'Icyongereza. Niba utekereje uti ndashaka kujya ku isoko, wowe muri wowe aho kugira ngo uhite uvuga uti I want to go to the market, ugasanga wowe uvuga uti ndashaka kujya mu isoko, ndabisemura gute? Aho ngaho rero ngo birakurimita cyane, ukabona amahirwe ko wamenya ururimi rw'Icyongereza. Kubyirinda ni gute? Tangira usabane mbese n'ururimi rw'Icyongereza umunsi ku wundi, ubuzima bwawe bugire ururimi rw'Icyongereza. Utangira gutoza gutekereza mu Cyongereza. Niba ugiye kuvoma uvuge mu Cyongereza uti ngiye kuvoma. Niba ugiye guteka uvuge mu Cyongereza uti ngiye guteka. Niba uri kwambara uvuge mu Cyongereza uti ndi kwambara. Rwose ibi bizagufasha cyane, bituma ubwonko bwawe buba active, butangire bwitoze gutekereza mu rurimi rw'Icyongereza aho gutangira gusemura. Yes, irindi kosa rero ni irihe? Irindi kosa ukwiye kwirinda my dear friend, hahandi gutinya gukora amakosa. Abantu benshi rero mu rurimi rw'Icyongereza bakunze kwirimita, akumva ko nakora amakosa byo birangiye atari umuntu uvuga Icyongereza neza. Ariko buriya umuntu ukora amakosa ni umuntu wiga neza cyane kuruta wa wundi ugerageza kwigengesera. Barakubwira bati ntabwo rwose uri kavukire, ngo n'abakavukire n'undi nabo bakora amakosa. Yes, rero aho ngaho barakubwira bati amakosa nayagufasha kuba wazamuka wava ku rwego rumwe ukagera ku rundi. Yes, ahangaha rero barakubwira bati n'ubundi ibihumbi by'abaruvuga rwose nabo bakora amakosa. Rero nawe ngamakosa nakubere imbogamizi, nakubere kukuzitira gutinya gukora amakosa ngo bitume utazamenya ururimi rw'Icyongereza, ahubwo bikubere ikiraro cyo kuba ugomba kumenya ko uri mu rugendo utazakora amakosa nta nubwo azaba yatangiye kwiga Icyongereza. Rero ntugatinye ngo baranseka cyangwa se baramvuga ukundi cyangwa se ndabyica.
oya menya intego kubera icyo ushaka kumenya ururimi rw'icyongereza. Niba ushaka kumenya ururimi rw'icyongereza rero ibyo byo kuvuga ngo uratinya gukora amakosa rwose uzabisimbuka. Ikintu ugomba gufokasingaho ni communication. Ukavuga uti njyewe ndi kwibanda ku bijyanye na communication. Ese ndi gutanga ubutumwa bwageze kuba bwagenewe kugerwaho. Aho ngaho rero bizagufasha cyane bitume amakosa rwose adakomeza kuba yagusubiza hasi. Irindi kosa rero ukwiye kwirinda ni irihe? Hahandi kwibanda ku mategeko ya garama. Yes, ugasanga igihe cyose ujya gukora interuro cyangwa se ugiye kuvuga urabanza utekereza uti si interuro yubahirije amategeko y'Icyongereza muri garama. Yes, ibyo rero ngo birakudindiza bigatuma ukomeza ugasubira hasi cyane. Yes, anga rero barakubwira bati komeza wibande ku bijyanye na communication. Ese uri gutanga ubutumwa neza? Niba uri gutanga ubutumwa neza rwose ibyo bizagufasha ngo wigerageze kwigira intungane mu Cyongereza, umenye ko ururimi rwa kabiri utaruvukiyemo. Yes, rero anganga ikintu ukwiye kureba ni kuri communication kuruta kuba wabasha kwigira initi cyangwa se inzobere cyangwa se intungane mu bijyanye no kuvuga ururimi rw'Icyongereza. Akantu kose uvuze ukumva ko ukavuze neza cyane. Ibyo rero mwikomeje kubyibandaho n'uzigera umenya ururimi rw'Icyongereza. Ariko rero nutibanda kuri garama cyane igihe cyose ugaruka uvuga ngo ese interuro navuze neza, ibyo bizagufasha cyane rwose bitume ugera kure. Irindi kosa rero rya gatanu ni irihe ukwiriye kwirinda? Nshuti yanjye, iri kosa abantu benshi bakunze kurigwamo. Ugasanga umuntu yize ururimi rw'Icyongereza ariko n'ubundi ntacyo bimubariye. Ugasanga azi kuvuga ariko yagera ahandi hantu abandi bantu bari kuvuga asanga we yazimiye, ugasanga yabuze icyo bari kuvuga. Yes, biterwa n'iki? Ikibitera rero ni iki ngiki, kutumva bihagije. Hari cyitwa ubundi speaking skills, ubumenyi bwo kuvuga, na writing skills, ubumenyi bwo kwandika, ndetse na listening skills. Anga rero listening skills abantu benshi bakunze kuyirengagiza, kandi kuyirengagiza n'ubundi ntabwo wazigera umenya ururimi rw'Icyongereza. Yes, ushobora rwose kuvuga uti muriga mu bitabo, muriga kwandika, ukavuga uti urimo urasoma ibitabo ni uri gukura vocabulary, ariko ngahangaha ngo ntacyo bizigera bigufasha mu gihe udafata n'umwanya ngo wumve uko abandi bantu bavuga. Yes, Icyongereza cyo mu buzima busanzwe. Yes, anga rero ngo kumva bizagufasha nko kuba wareba movie, ukareba amafilime rwose, ukaba wareba podcasts, ibiganiro bigenda biba nko kuri YouTube. Ibyo biragufasha cyane, cyangwa se nawe ukaba wakitabira ibiganiro runaka ahantu bari kuvuga ururimi rw'Icyongereza. Ibyo rero biragufasha cyane. Ni hahandi umuntu avuga inyunguramagambo, akavuga ijambo rishya, usanga iryo jambo riragufashije cyane. Handi umuntu avuga ijambo rwose nawe rikagufasha cyane, hahandi mu gihe utaryumvishe bigutera imbaraga yo kurishaka. Rero listening skills ni ingenzi cyane kuko uzavuga ariko nawe uzakenera kumva ibyo abandi bavuga. Ugomba rero kubyitoza hakiri kare. Fata nk'iminota 30 ujye kuri YouTube urebe ibiganiro ukunda biba mu rurimi rw'Icyongereza, utangire bikurikira ujye ubyumva umunsi ku wundi. Aho ngaho rero ngo bizagufasha cyane bitume umenya ururimi rw'Icyongereza. Ndabashimiye cyane rero, ni Mr. Ture kuri Buri Munota TV. Rwose niba ushaka kuba wakora practice Icyongereza cyose wigaho wakigira hose, rwose ujoininge iriya link, jya muri comment, hari link tuba twashyizemo, iriya link uyikandeho, hanyuma rero nawe wisanga mu muryango wavuga ururimi rw'Icyongereza ku buntu. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza. Hasta la vista.